Amahoro n'urukundo biva ku mwami wacu Yesu Kristo nibane namwe. Ndabasubije mwebwe mwese abakunzi ba Urakenewe TV. Nkuko mubibona kuri kamera ni Pastor Nzakunimana Jean Baptiste. Igihe kinini nari narabuze ariko ndagarutse kandi ngaruwe n'ibintu bishyashya. Mwitegure mugiye kubona ibintu bishyashya kandi by'umumaro. Imana iradukunda kandi dufiteho umugambi mwiza. Na niyo mpamvu tugarutse kugira ngo tubagezeho bimwe mu mugambi Imana ifite kuri twebwe. Nejejwe n'Imana rero impaye akakanya kugira ngo tuganire. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo wowe wadushyigikiraga wabanaga natwe kuri Urakenewe TV twongeye kuguha ikaze wongere wumve ibintu bishyashya kandi udufashe kubisangiza abandi. Wowe utarakora subscribe turagusabye uyikore. Hanyuma ubwo mu Gifaransa ni s'abonner, abatarakora s'abonner muyikore kuri Urakenewe TV. Hanyuma muze kudukorera like ndetse mudukorereshe cyangwa se musangiza abandi iyo video ubwo butumwa bwiza. Kandi nibinakunda mukore comment mutubwire ibyo mwumva mwifuza twabaganiriza kubigendanye n'ijambo ry'Imana. Mbese hari ibintu by'ibibazo ufite mu bigendanye n'ubwami bw'Imana udafitiye igisubizo. Turi hano kugira ngo tugufashe gusobanukirwa buri kimwe mu bigendanye n'ijambo ry'Imana. Rero Imana iguha umugisha we witeguye kubana natwe ukadushyigikira uko imbaraga zawe zingana. Imana iguha umugisha. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Mana ndagushimiye kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe zidahwema kubana natwe. Uyu mwanya umpaye ni w'igiciro. Ndasenze kugira ngo ntabari nge izina ryawe bari ryo rihabwa icyubahiro. Umuntu wese ugiye gutega amatwi iri jambo rimuhindukirira ubuzima, rimubera igisubizo, abone byinshi akomoye kuri wowe. Kugirirwa neza n'Imana gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze kuganza muri twe. Niko tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti yanjye, inshuti y'umusaraba, nyemera tuganire ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Hari amagambo nifuza ko tuganira ariko sindi buyavugeho byinshi, n'amajambo asobanutse. Haravuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye we Jean Baptiste nawe ushyire mu izina ryawe kandi akakubumba wowe Nyiramugisha, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Kabiri, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, wera wa Isirayeli umukiza wawe, nagutangiye Egiputa ho inshungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ni amagambo akomeye Imana ivuganye nawe. Ndagira ngo nkwibutse ko Yakobo yarapfuye, ubwoko bwa Isirayeli. Uyu ni Yakobo nyine yatangiye yitwa Yakobo, nyuma ahindurirwa izina yitwa Isirayeli. Ntabwo nzi uko watangiye witwa, ntabwo nzi situation y'ubuzima bwawe bw'itangira ry'ubuzima bwawe, ariko ndazi neza ko Imana igomba kuguhindurira izina. Izina Imana iguhinduriye rero niryo ritumye yongera kuvugana nawe amagambo akomeye. Ijambo rya mbere avuganye nawe arakubwiye ngo witinya witinya kuko nagucunguye. Birashoboka kuba wibaza byinshi kubigendanye n'ubuzima bwawe. Birashoboka kuba wisanga rimwe na rimwe mu bintu bigutandukanye n'Imana kugera ubwo wihebura ukumva ko nta cyizere cyo kubaho ufite. Ariko nagira ngo ngutangarize iri jambo rikomeye inshuti yanjye, witinya kuko hari uwagucunguye. Inshuti n'imiryango byakureka, abavandimwe bakuvaho, sosiyete yakureka, ariko ndakubwira ngo witinya hari uwagucunguye. Uwagucunguye nta wundi, ni umwami wawe w'amahoro, ni umwami w'ijuru n'isi, ni Uwiteka umucunguzi wawe. Haleluya. Niyo mpamvu avuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye. Inshuti yanjye, ndagira ngo ubwire ko utabayeho nk'impanuka. Ndabisubiramo, ntabwo wabayeho nk'impanuka. Kabone nubwo papa na mama baba barakubyaye batabanje kubitekerezaho, ukaba waravutse ariko co ibaye. Hari Uwiteka wakubumbye mu nda ya mama wawe arakureka uravuka. Kuko inda nyinshi zavuyemo iyawe ntiyavuyemo. Icyatumye itavamo niki?
nuko hari umugambi Imana ifite kuri wowe. Niyo mpamvu ikubwiye ngo witinya kuko nagucunguye. Haleluya. Ibihe urimo naho byaba bibabaje, naho byaba biguteye umubabaro, naho byaba bikuriza amarira menshi, hari uwagucunguye. Uwagucunguye yiteguye gukora tout moyen possible, yiteguye gukora buri kimwe gishoboka kugira ngo akugeze ku cyo yagucunguriye. Yesu nashimwe cyane. Muri nzigeze avuga ngo umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni ry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo ngo ariko nuko ntarabona Yesu. Aravuga ngo hazabaho igitondo gihoraho. Haleluya. Hazabaho igitondo gihoraho ubwo ntazongera kwibuka umuruho ukundi. Ego isi iratubabaza nibyo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure, hari ivugana natwe ikavuga ngo witinya kuko nagize gute, nagucunguye. Imana nihimbazwe cyane. Yavuze ngo naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Wow. Nubwo abantu baba batakiguhamagara, na nimero yawe nta nukeneye kuyimenya, n'abayifite batayihamagara, ariko hari uwaguhamagaye mu izina ryawe arakubwiye ngo uri uwanjye. Haleluya. Yesaya uyu mugabo yigeze ahanura ibintu bikomeye. Aravuga ngo Uwiteka avuze amagambo akomeye. Aravuze ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana we yibyariye, ntababarire uwo yonsa, ariko njyewe Uwiteka, haleluya, ntabwo nzakwibagirwa. Imana ishimwe cyane. Abantu bakwibagiwe nta kibazo, n'akantu kari simple, ariko Imana yo ntabwo yakwibagiwe. Hari uwaguhamagaye mu izina ryawe arakubwiye ngo uri uwanjye. Umva ijambo rikomeye. Aravuze ngo nunyura mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Aya mazi nameze gute? Aya mazi ni ikiyaga, ni inyanja, ni iki? Iyo avuze ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, ni ibintu ushobora kunyuramo bikugeranye n'amazi agukubita hirya no hino, bikakuzengereza nk'ubwato mu kiyaga, bukakubuza irya nino, ariko arakubwiye ngo muri ayo mazi, haleluya, nzaba ndi kumwe nawe. Ijambo rya kabiri aravuga ngo nuca mu migezi ntizagutembana. Abantu muturiye mu misozi murazi imigezi bahajya mu tubandi. Hari imigezi igihe imvura igwa ikuzurira nigatwara abantu, ariko niwaca muri iyo migezi ntabwo izagutembana. Bivuze iki? Uzaca mu bintu bikomeye bibabaza ubuzima bwawe, ariko ntacyo bizagutwara. Uzabisohoka muri muzima, ugere ku Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Imana nihimbazwe. Ijambo rya nyuma cyangwa se rya gatatu yavuze ngo nunyura mu muriro. By the way, aka kantu kumve neza. Nunyura hehe? Mu muriro. Ntabwo avuze ngo uzaca ku ruhande, ntabwo avuze ngo azagukopesha. Saduraka, Meshake na Abedenego byajugunywe mu itanura ry'umuriro, ariko basangamo ishusho y'uwa kane. Yesu ashimwe cyane. Avuze ngo nunyura mu muriro, hari ubuzima buzagutwika nk'umuriro, hari ibibazo bizagutwika nk'umuriro, ariko nagira nkubwire itangazo rikomeye. Nubwo byaba bigukomereye, hari uri kuvuga ngo ndi kumwe nawe. Muri uwo muriro Imana iri kumwe nawe. Muri izo ntambara Imana iri kumwe nawe. Ikintu gikenewe ni kimwe: yigirira icyizere. Yesu nashimwe cyane. Uzirikane ko ariyo yaguhamagaye, uzirikane ko ariyo yakuremye ifite impamvu, igufiteho n'umugambi mwiza. Dusoza yavuze ijambo rikomeye. Ibintu byose yavuze ngo ibirimi by'uwo muriro ntacyo bizagutwara. Ibirimi by'uwo muriro ntacyo bizagutwara. Ntabwo nzi ibihe urimo, ntabwo nzi amakuba ufite, ntabwo nzi ibyago urimo, ariko ndi kukubwira ngo ntiwongere gutinya. Haleluya.
ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe. Ibigutinyisha birahari, ibiteye ubwoba birahari, ibikubuza amahoro birahari. Bitera umugongo, uhanga amaso Uwiteka wakuremye. Niwe ugufiteho umugambi mwiza, niwe ufite ijambo rya nyuma kuri wowe, niwe wenyine ukwitayeho. Haleluya! Azakugezaho yagambiriye kandi azasohoza icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Ese ibihurimo birakugoye? Girira Imana icyizere. Niwayigirira icyizere, niyiza kubikemura kandi biragenda neza. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka umwana wawe uryumvise yongere kugira icyizere cyo kubaho, kuko uvuze ngo n'Uwiteka, ariko none Uwiteka wakuremye. Reka yongere kumva ko nawe ari mu buzima bumugoye, hari uwamuremye, hari umuremyi we umufitiye imbabazi. Mana, reka yongere yumve ko nubwo sosiyete yaba yaramutaye, imiryango yaramutaye, wowe Uwiteka ukimufitiye imbabazi. Na niyo mpamvu umubwiye ngo naho ari muri situwasiyo igoye ntiyongere gutinya, kuko ari kumwe nawe. Nyemerera imbaraga zawe zimanukira ubuzima bwe, nyemerera ubushobozi bwawe bumugarukeho, yongere yumve ihumure rivuye kuri wowe. Urakoze Data, ngushimiye ko ubikoze neza, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Imana iguha umugisha, Imana igukomereza amaboko, Imana iguhaza ibyiza. Iryo jambo niba rikuguye neza, risangiza abandi. Imana iguha umugisha. Ndabakunda, Yesu akabakunda kundusha. Ukeneye kutugezaho icyifuzo cyawe, ukeneye ko tugufasha gusenga, utwandikire kuri iyo nimero ubona kuri sikrine yawe. Yesu aguha umugisha, aguhaza ibyiza, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Mugire umugisha w'Imana.